Hope Best Ministries. Ni ikibazo kiri mu bana bato, ni ikibazo kiri mu bantu bakuru, bahora bakabaho iteka ryose bari hopeless. Ubwoba bw'ubuzima burashira. Ubwoba bw'ubuzima buba ku muntu utazi uwo ari we. Iherezo ry'iryo joro nta n'umuseko uzatambika, ni ukubakura muri bwihebe, ni ukubakura muri iyo sayo yo gutakaza ibyiringiro no kubereka ibyiringiro twe dufite. Ukuvuga ngo ndababwira iki? Ndababwira ngo nubwo ako kagezi keriti kokama, Imana ifite ahandi hantu yo dutungira. Kongeye kubasuhuza mwese aho muherereye hatandukanye, hano kuri Hope Best Ministries tubahaye ikaze. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa udasanzwe, tugiye kubana muri aka kanya, turi buze gukomeza kubana nawe tuganira ku nsanganyamatsiko yacu iri muri Yobu ibice 14 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9 n'ibindi byinshi tugenda dushobozwa. Rero nguhaye ikaze muri aka kanya ukurikirana ikiganiro cyose, ndizera ko uraza gufashwa n'ibiri buze kuvugirwa hano byose. Reka dutangire rero duhereza ikaze umutumirwa wacu, tuguhaye ikaze Evangeliste Olivier. Murakoze cyane. Turakwakiriye rero. Njye akaba n'umuyobozi wanjye hano mu murimo w'Imana w'uburirimbyi dukora, by'umwihariko nguhaye ikaze cyane. Asante, ndisanze kabisa kuri channel yanyu, Imana bamugisha. Rero dukomeza muri kuganira, turebera hamwe ibintu bishobora gukomeza imitima y'abera aho baherereye ku isi hatandukanye, ariko cyane cyane tureba uburyo abantu Imana yaremye hano ku isi yaturemye yifuza ko tubaho neza, twishimye, tunezerewe ku mpamvu zitandukanye, tukisanga ejo twabuze ibyiringiro byo kubaho. Ugasanga abantu tubayeho mu kinjiro k'ibintu by'isi gusa, biradufasha, bitumye twumva nta cyizere cyo kubaho, nta kuri twebwe iwacu nta bishoboka, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ndabizi ko uri umukozi w'Imana kandi Imana ihamagaye mu gihe cya none cyo gukomeza gufasha imitima ya benshi. Sinzi ibyo bintu bitekerezaho iki? Okay, murakoze cyane. Ikibazo cyo kubura ibyiringiro ni ikibazo gihari. Ni ikibazo gihari mw'isi ya none, ni ikibazo gifitwe n'abantu b'ingeri zose, ni ikibazo kiri mu bana bato, ni ikibazo kiri mu bantu bakuru, ni ikibazo kiri mu bantu bakize, ni ikibazo kiri mu bantu bakenye, ni ikibazo kiri mu ngeri z'abantu bose. Abantu bose bafite cyo gutakaza ibyiringiro, cyo kwibaza ngo bazabaho bate, cyo kwibaza ngo ese ejo hatsiki, cyo kwibaza ngo ese ko bwije buracana amaki. Abantu bagahora bakabaho iteka ryose bari hopeless, bibaza icyo ubuzima buhaka. Umuntu akaba afite ubwoba ku buryo ashobora kuba ari no mu kazi, ariko akicara yikeka ko gashobora gushira kibazo ngo nigashira azabahate. Umuntu akaba yobyara abana ariko akicara avuga ateze uyu mwana yopfa bwoca bambikira. Ibyo ni ibintu biri rusange bihari ahantu hose. Ni ibibazo biri mu bantu bose, ibibazo biri mu bantu bose, kandi biva ku kibazo kinini cyane cyo gutakaza ibyiringiro. Kutagira ibyiringiro niyo soko y'ibyo bintu byose ituma abantu babaho bikeka, babaho batinya ubuzima, babaho bafite ubwoba bwo kubaho. Ariko ibyo byose rero mu byo twaje kuganira ni ukuza guheza abantu umuti w'icyo kibazo, no kubwira abantu yuko batagomba kubaho muri ubwo buzima, kuko akenshi icyo Satani bigamije n'icyo bayifuza cyane ni yuko abantu babaho badafite ibyiringiro. Ubundi ubwoba n'umwanzi, ni intumwa y'umwanzi ibuza abantu, iboha abantu, ikanyoha abantu umunezero n'ibyo bagezeho byiza bakabibamo batabyishimiye kandi ari ibyabo. Bakabibamo avuga ngo buraca bishira. Icyo rero ni ikibazo kinini, aricyo twaje kugira ngo tuze kuba tuganira uyu munsi. Gusa icyo twoheraho twobanza kuvuga nuko icyo ari ikibazo kiri mu bantu bose, cyugarije isi, yaba mu batizera yaba no mu bizera. Kirahari rero ikintu gitangaje kandi gitangaje cyane nuko
nta tandukaniro ry'abizera n'abatizera kuri iyi point yo gutakaza ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo ari abatizera nta byiringiro bafite, usibye ko n'ubundi kubigirayo bari impanuka, ariko ari n'abizera bakagombye kuba babifite nabo kuri ubu barajegajeze kabisa, barasa n'ababitakaje. Rero twaje kugira ngo icyo ngicyo aba aricyo tuza kuba tuganiraho, dukura abantu muri ubwo bubata bw'ubwoba, twongere twubake ibyiringiro by'abantu zubakike, twisunze icyanditswe turi buze kuba tuganiraho. Murakoze. Urakoze cyane. Biraboneka ko iki ni ikibazo rusange kitarobanura, byashyikira umuntu wese. None ese nka twamaze kumenya Imana cyangwa se mu ruhande rw'abantu bakijijwe, ubara ubikomojeho uvuga uti nubwo bibageraho ariko biratandukanye, nubwo atari bimwe ariko bose bibageraho. Yego. So none ntekereza ko umuntu ukijijwe amaze kumenya Imana yakabaye nyine wamugana ari hanze ibyo byiringiro mu gihe abyisanzemo, byagenda bite? Actually ikibitera bwa mbere, impamvu nyamukuru ituma umuntu wizeye Imana atakaza ibyiringiro, impamvu ya mbere nini cyane ibitera iba ari ukutimenya we. Kuko ibyiringiro byacu, isoko y'ibyiringiro byacu iri mu Mana. Rero iyo wamaze gutakaza identity yo kutamenya uwo uri wo mu Mana, uhorana ubwoba, utakaza ibyiringiro. Ariko ku bantu bizeye Imana, bazi ko Imana ari byo byiringiro byabo, ntibigera bacika intege muri circumstances arizo zose. Abazi ko ibyiringiro byari Imana, abazi ko igihindura ibihe ari Imana, abazi ko atagomba kubaho nk'uko we abishaka, in fact ahubwo abaho ko Imana yabiteguye. Rero muri ico gihe agendera mu kwizera, agira kwizera guhamye, kuko kwizera ubundi ni imbaraga y'Imana, ni n'impano y'Imana. Imana iha umuntu wese, igatuma wa muntu agira amaso abasha kubona ibintu uko Imana ibibona. Niko kwizera. Kuvuga ngo iyo umuntu afite kwizera mu mutima, iyo umuntu afite imbaraga yo kwizera muri we, ahabwa amaso abasha kubona ibintu uko Imana ibibona. Kuko circumstance ntizigomba kuba uko twe tuzibona, in fact zigomba kuba uko Imana izibona. Bibaye rero tutaramenya ko ibintu bitagomba kuba uko twe tubibona, twakagombye gutura umutwaro w'ubwoba no kutizera. Kuko kutizera ni imbaraga no kwita z'umwanzi ziduhisha abatwebwe, ziduhisha abatwebwe abo turi bo muri Kristo. Rero kubera kutamenya batwebwe, akaba ariyo mpamvu duhorana ubwoba. Kuko bimwe mu bintu zagoye Musa mu gihe Imana imuhamagara imukura muri Egiputa gutwara ubwoko bwa Isirayeli, icyari imbogamizi cyane n'ikintu yabwiye Imana kinini. Ntiyabwiye Imana ngo Imana ikibazo yari afite kinini Imana yagombaga kubanza gukuraho, cyari cyo kubanza gutuma wamenya uwo ari we. Kuko munsi ikibazo kinini yabajije Imana, Imana imuhamagaye yarayibajije ngo njewe ndi muntu ki wohangara Farawo. Mu yandi magambo, we ntiyarazi uwo ari we, ntiyarazi uwo ari we pe. Abanza kubaza Imana. Mbere yuko abaza Imana ngo nzabwira Imana, ntiyigeze abaza Imana iyo ari yo. Mbere yuko abaza Imana yabanje kwibaza, aravuga ngo njye ndi muntu ki wohangara Farawo. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kinini Imana yagombaga kubanza gukora, yagombaga kubanza guhishurira Mose uwo ari we. Rero iyo tutarahishurirwa abatwebwe abo turibo, biratugora cyane, duhorana ubwoba bw'ubuzima. Kuko igihe Musa yamaze guhishurirwa uwo ari we, ikibazo cyari gisigaye yabajije Imana, yarayibwiye toke ngiye rero kwa bene wacu. Ubwoba bwo kuja kwa Farawo burashira, ariko ningera kwa bene wacu nzababwira kurinde. Naho yabarije Imana, arayibwira ngo nzabwira bene wacu kurinde, apana Farawo nzamubwira kurinde. Ni ukuvuga ngo iyo twamaze guhishurirwa batwebwe abo turibo, dusigarana ikibazo gikomeye cyo kubwira bene wacu imbaraga z'Imana. Ariko twebwe twamaze guhishurirwa batwebwe. Rero ikintu gikomeye Imana itazikora
biragoye ko Imana ishobora kutwihishurira iyo mu bujiji bwo kutimenya twebwe. Ikintu kinini twakagombye gukora, twakagombye kubanza kumenya ba twebwe, kuko Imana ihishukira mu mutima wamaze gusobanukirwa uriwo fast. Rero ikintu kinini abantu bagomba kumenya, bagomba kubanza kumenya abari bo, kuko iyo umuntu yamaze kumenya uwo ari wo, ubwoba bw'ubuzima burashira. Ubwoba bw'ubuzima buba ku muntu utazi uwo ari we, ariko iyo umuntu yamaze kwisobanukirwa neza, ubwoba burashira. Ico ngisho rero ni ukuvuga ngo kwizera Imana ni imbaraga iba mu muntu. Imana ni kwizera n'imbaraga, ni n'impano Imana izitanga, niko byanditswe muri Bibiliya. Ariko iyo mpano ihabwa n'umuntu wese wizeye. Iyo umuntu agikizwa, impano ya mbere Imana imuha niyo kwizera. Kandi Bibiliya ikavuga ngo ntibishoboka kutizera yonezeza Imana. Rero iyo twamaze kwizera neza, tukizera Imana, dushiruka ubwoba bw'ubuzima. N'ejo ntiyabakiduteye ubwoba, kubera ko ntitugira ubwoba bw'ejo, kuko tuba tuzi ko uwo dukurikiye ari we Yesu yagiye gutegura ejo hacu, kuko ntitugomba kubaho Imana itaduteguriye, kuko n'aha turi tuhari yarahateguye mbere ko twe tuhaza. So ni ukuvuga ngo ubwoba rero burashira, ubwoba bw'ubuzima burashira. Iyo rero ubwoba bw'ubuzima bumaze gushira, uba winjiye mu gihe cyo kwizera. Ico gihe ntubuga ifite ubwoba, kuko uzuvuga ngo ejo nta bwoba bw'ejo mfite, kuko nubwo nje ntarahagera, ariko we yarahageze aje kuhategurira njewe, kuko si ngomba kuba itarategura. Yes. Urakoze cyane kugeza kubitangaho umucyo. Hari umuntu ufite umwana abuze ko ajya ku ishuri, hari umuntu udafite n'icyo abana bari bujye ku mugoroba, hari umuntu mbega uko twifuza gutera imbere n'ibindi ngo tubigereho, uwe abonye ibyo kurya gusa by'umunsi. Nicyo gitangaza gikomeye Imana y'umukoreye. Yakaba yamera ati mu bintu nk'ibyo ngibyo. Uwo muntu ndamubwira ikintu kimwe gusa, ndamukomeza. Ndamubwira ngo akomere, kubera impamvu zibiri nini. Imana niyo izihindura ibihe, kandi Imana niyo nyiri ibihe. Imana niyo yaturemye turabayo, itunyuza aho ishaka kubera impamvu zihariye zayo. Umuntu aba mu bihe, ibihe biza bihinduka, hakabaho ibihe byo gusonza, hakabaho ibihe byo kuburara, hakabaho ibihe byo kubaho gutyo, hakabaho ibihe byo kwambara ubusa. Ibyo ni ibihe biba ku bantu, uretse n'abandi natwe turi ubuhamya bwabyo, kuko turi hano ariko twarabaye muri ubwo buzima tuvuze. Gusa nubwo ububi bishobora kuba bwari bubi gusumbya ubwabo. Abo bantu ndabakomeza mu ijambo rimwe, ndabakomeza mu ijambo rivuga ngo Imana ntiyabataye. Kandi Imana ibyo ikora byose ibikorera impamvu zihariye zayo, ariko impamvu nini itera Imana gukora ibyo ikora ni kubw'ineza yacu. Imana si umwanzi wacu ku buryo yokwemera ko dusonza ngo tuzahore dushonje. Imana si umubyeyi mubi wokwemera ko tuza ku isi nk'abantu baje kuharirira gusa. Imana si umubyeyi wa gito wokwemera ko tuza ku isi kugira ngo uzabe muri ubwo buzima kugeza iteka ryose. Ngukomeze nkubwira ko ibihurimo none ni ubutayu butazabura kurangira. Dutinda mu butayu, tukabuririramo, tukabwambariramo ubusa, tukabusonzeramo, ariko iherezo ry'inzira yacu ni muri Kanani. Nubwo dutinda mu butayu, tukabutindamo igihe kingana n'ico ubugiramo, ntazi n'igihe ubigizemo, nagira ngo ngukomeze nkubwira ko iherezo ry'iyo nzira, iyo nzira yose ahantu destine yayo ni muri Kanani. Dutinda mu butayu, ariko iherezo tuzashika muri Kanani. Ijambo rya mbere ndamukomeza mubwira ngo nagire umutima uremye, nakomere, niyizere Imana,
nasenge Imana ya Isirayeli izihindura ibihe nyuma Amen. y'ubutayu tukaririmba. Umuntu aho yaririye yoharirimbira, umuntu aho yikorereye amaboko yohategera amaboko, umuntu aho yasebeye yohasekera, umuntu aho yandavuriye yohashimirwa. Rero ndamukomeza mubwira ngo ari mu bihe bitazabura kurangira. Ubutayu n'ubw'igihe gitoya, ijoro ni iry'igihe gitoya, niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo ari kurira korarira umuntu yorararira ariko bwaca impundu zikavuga. Ikindi kintu mukomeza mubwira nuko gutinda kw'ijoro ndikubuza umuseke kuba. Rero nawe numukomeza nkamubwira ko iherezo ry'iryo joro na n'umuseke uzatambika buzaca, kandi nawe azaba mu bazinjira mu gitondo kinini cyo gushima Imana. Murakoze. Murakoze cyane kubisobanura neza. Bajyaga bavuga kera turi bato kumva baravuze ngo iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe bigendeye. Ngira ngo hari n'uburyo rukomojeho. So abantu rero bacitse intege basubiye inyuma, bumva ubuzima bushaririye, muri yumviye rero ko haracyari icyizere. Tugana ku musozo, wenda hari abantu bafite icyizere, bafite ibyiringiro, bamaze kumenya Imana, bayifite rwose nk'umutabazi. Ni gute ubona dukwiriye kwitwara kuri abo bantu bameze batyo? Ni gute ubona dukwiriye kwitwara kuri abo bantu bameze batyo, kuri uriya muntu ubuze ibyo byiringiro kubera ubwo buzima bubi arimo, no kuri uriya muntu ubuze ibyiringiro kubera ko atamenye Imana, akaba ari aho ngaho gusa ari umuntu wiringiye ibifatika, wiringiye abantu n'ibintu, kuko nabyo mbona biteye impungenge cyane. Dushobora kuba twaramaze kubibona, ariko uko twitwara ku batarabigira ni uruhe ruhare twakabaye tugira kuri abo bantu bagenzi bacu bameze batyo? Okay, uruhare rwa mbere abantu twakagombye kugira twebwe dufite ibyo byiringiro, twakagombye kubera abantu irembo ribageza kuri ibyo byiringiro twe dufite. Kimwe mu mbogamizi itorero rya none rifite kuri none, n'impamvu ituma itorero rya none ritandukanye n'irya kera n'iry'intumwa, ni imwe nini. Imwe nini ni yuko abantu bafite ibyiringiro, banafite agakiza, batifuza gusangira n'abandi. Ni ukuvuga ngo nta n'impamvu yo kugira ibyiringiro udashobora kwereka uwabibuze. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu binini twakagombye kugira imbere y'abo bantu babuze ibyiringiro ni ukubasangiza ibyo byiringiro twe dufite. Ni ukubakura mu kinjiro, ni ukubakura muri bwihebe, ni ukubakura muri iyo sayo yo gutakaza ibyiringiro, no kubereka ibyiringiro twe dufite. Icyo nicyo kintu cya mbere twakagombye gukora. Ikindi cya kabiri, kuri abo bandi batakaje, bafite ibyiringiro bike by'ubuzima bivanye n'ubuzima butari bwiza batuyemo, Bibiliya iravuga ngo intumwa, itorero ry'intumwa, Bibiliya iravuga ngo nta muntu wagiraga ubwiko ku kintu ce, nta muntu wavugaga ngo iki kintu ni icanje. Basangiraga byose ku mpamvu imwe gusa, ku mpamvu yo kugira ngo bahishe ubukene bw'ababo. Ariko twebwe kuri none aho dutandukaniye n'iryo torero, nuko twebwe dufite ibidusaze mu gihe hari ababuze na duke, ariko tukumva twokomeza kunezererwa mu bidusaze, mu bidusagutse, mu gihe hari abahabaririra ibyo twe twaturirana. Ni ukuvuga ngo isi yubatse ku mapiragoye, yubatse ku kintu kivuga ngo njyewe ndarirana ibyo undi muntu aharirira, ariko bitakagombye kuba ari uko biri kubizera. In fact, byakagombye kuba bisangiwe ku mpamvu yo kugira ngo uyu muntu watakaje ibyiringiro, nje mubere inzira imugeza ku byiringiro, bitari ukuvuga gusa ngo ni ukumubwiriza, ahubwo no gusangira ibyo mfite. Mubere inzira imugeza ku byiringiro, ariko kandi namubere inzira imugeza ku munezero yifuza. Nimba ari ibiryo abibone, nimba ari uwo mwambaro, ne kugira imyambaro insaze mu gihe hari uwambaye ubusa. Kuko kubwira uwo muntu ibyo byiringiro ndashobora gusharinga nawe ibyo mfite, nabyo biba bisa n'ikinyoma, biba bisa no kumubwira ibyo ndahagazeho. Ni ukuvuga ngo nizo nzira zombi. Inzira ya mbere ni ukubera abo bantu inzira ibageza ku byiringiro twe dufite,
yandi magambo ni ukubakomeza. Inzira ya kabiri ni ugusangira ibyo dufite kugira ngo muri twe abizera n'abatizera he kugira ugira icakenye mu gihe twe dufite ibidusagutse. Iyo nzira rero ni izo nzira zibiri numva zodufasha. Inzira ya mbere niyo ngiyo yo kubasangiza ibyiringiro dufite. Inzira ya kabiri niyo kubasangiza ibyo dufite. Ijambo ry'Imana ibyo bivuga iki? Dushingiye kuri iki cyanditswe dufite kiri muri Yobu kivuga ngo nubwo igiti cotemwa cyo kongera kigashibuka kandi kigashibuka gifite amababi meza. Ikintu kimwe nobabwira aba bantu ni ukubabwira ko gutemwa kw'igiti, iyo igiti kitaranduranywe imizi kigatemwa ariko imizi isigaye kigatemwa amashami n'ibindi bintu byotemwa byose, kiba kiriko gitegurwa for the better future, kiba kiriko gitegurwa kuzagira indi shusho nziza isumba iyo gifite kuri ubu. Kuko akenshi iyo ibiti bishaje iyo nyiri igiti akeneye kukigirira neza hari igihe atema amashami kugira ngo kizazana andi mashami mazima. Ni ukuvuga ngo icyo mbwira abantu basa n'abatakaje ibyiringiro, ndababwira ikintu gikomeye cyane. Iyo igiti kitaranduwe ngo kiranduranwe n'imizi kiba kiriko gitegurwa kuzaza gifite ubundi bwiza buhebuje. Komera ibintu umuntu watakaje ibyiringiro nakomere, kuko muri context y'iki gitabo cya Yobu twavuye gusoma kivuga ngo igiti cyo kongera kigashibuka. Muri iki gitabo cya Yobu kitwigisha ibyiringiro nyabyo bihamye kandi kikabitwigishiriza mu bihe bigoye. Yobu niwe mugabo wahuye n'ibihe byo gutakaza ibyiringiro, ariko no muri ibyo bihe byasaga n'ibyo gutakaza ibyiringiro yavuze ko ibyiringiro bikomeje. Muri icyo gihe arabikomeza, mu gihe cyo gutakaza ibyo yari afite byose arabitakaza. Iki gitabo rero iyo kiyakirangira Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma bwa kabiri gusunza ubwa mbere. Imuha abana b'abakobwa beza. Bibiliya iravuga ngo nibo bana b'abakobwa bari beza, nta muntu n'umwe agiraga abakobwa nk'aba Yobu. Ni ukuvuga ngo rero gutemwa kwawe ubaye utararanduranywe n'imizi, ni ukuvuga ngo ubuzima ugihumeka ntaco bitwaye uko wowe uhumeka kose, ntaco bitwaye uko wowe ubabaye uko ariko kose, pfa kuba gusa ukiriho ukiciyumva ko ugihari. Bwoca bihinduka, bwoca uri mu buzima bwiza gusunza ubwo wigeze kugira. Ico ni icambere. Nokomeza abantu mbabwira ngo igiti kitaranduranywe imizi, amashami agatemwa n'ibindi bigatemwa, kiba cyagitegurwa for the better future. Kindi kintu ca kabiri nagira ngo mbwira abantu ngo nubwo Bibiliya twagiye muri Bibiliya ko ndatanga ingero ziri muri Bibiliya, nagira ngo mbwira abantu ngo nubwo akagezi k'ikeriti kokama, akagezi k'ikeriti ni akagezi Imana yatumyeho Eliya nyuma yo guhagarika imvura. Imana yamubwira ngo naje gutura ku kagezi keriti izahamugaburirira. Nyuma y'imyaka atuye aho kuri ako kagezi, Imana ikamya ka kagezi. Ariyo yamutumye ngo aje kuba kuri ako kagezi. Ni ukuvuga ngo ndababwira iki? Ndababwira ngo nubwo ako kagezi keriti kokama, Imana ifite ahandi hantu yodutungira. Abantu nibagabanya ubwoba bw'ubuzima bubabwira ko babayeho kubera ico bishingikirize batekereza ko ari cyo kibatunze. Hirya y'ibyo dukora bitubeshaho, tubayeho kubw'Imana. Ni ukuvuga ngo imitima ituze yike mu nda, kuko n'ibyo dutekereza ko ari byo bitubeshejeho nubwo ruzoshira, Imana ifite ahandi hantu yodutungisha, yodushira tukaba. Ni ukuvuga ngo Imana imaze gukamya ako kagezi yateguye umupfakazi ugomba kuzatunga Eliya. Ni ukuvuga ngo rero bikwigisha iki muri ubu buzima bwo kudatakaza ibyiringiro? Bikwigishe ko nubwo aho wiringiye ko ariho watumye ubaho, nubwo hokama, Imana ifite ahandi hantu ho kugutuza. Nibyo bintu bibiri numva, nibyo Bibiliya, nibyo bintu binini numva nosangiza abantu, kuko ijanye no kugira ibyiringiro kandi ibyiringiro bihamye, ibyiringiro bitari temporary. Abana kuzugira ibyiringiro n'umunezero mu gihe ugeze mu bihe byiza, ariko ibihe bibi bizaza ukumva ntugomba kugira ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo ndakubwira ikintu kivuga ngo kubaho kwawe
kuridepa ku Mana. Imana niyo izi kubaho kwawe, ni nayo izi uko ugomba kuzabaho, ni nayo igena uko ugomba kuzabaho. Tugomba kubaho uko ubitekereza. Inzira z'Imana zo kugira ngo itugirire neza ni nyinshi. Kimwe rero mu bintu biza bituma abantu dusharirwa n'ubuzima ni ukutemerera ubushake bw'Imana, no kutizera Imana ko mubyeyi wo tugenera ibintu byiza. Rimwe na rimwe rero ibihe byatugeraho tukumva ko Imana itubangamiye, itubaniye nabi. Ariko iteka ryose iyo twize kunyurwa n'ubushake bw'Imana, ikije cyose kubera ko tuba tuzi ibiganza kivuyemo, turagishima tukavuga ngo ikivuye ku Mana. Imana iragitanze, ni inzira, mu inzira turagenda hamwe hakaba umuramba, ahandi hakazamuka. Ibyo ntibizahoraho, ntitwenda kubaho ko tubishaka ipurusa zose. Ubuzima ntibwenda kutubanira uko tubishaka. In fact buzagenda bugira impinduka. Ibyo ntibizahoraho. Rero abantu nibakomere mu gihe cyose umuntu agihumeka, ni umukandinda wo kugera ku ziza. Igihe cyose umuntu atarapfa, ni ubutayu bwose urimo ko buragutegura for the better future. Kuko Bibiliya iravuga ngo Yobu yaravuze ngo Imana nimara kungerageza nzava mu bingerageza meze nk'izahabu. Ikindi kintu ngomba kubwira abandi bantu, ni aba bantu twavuze, icyo twebwe dufite kuri aba bantu bari mu bihe nk'ibyo, ni ukubabwira ngo umuntu nimba udafite icyo wamufasha muri ibyo bihe, wimubera impamvu yo kumubabaza cyane. Nimba umuntu ari muri ibyo bihe, muri ubwo butayu, ukabona ntumufashije kumusangiza ibyiringiro wowe ufite, mureke. Winaba impamvu yo gukomeza kubabara cyane kwiwe. Kuko ibyo bintu byabaye ku bagabo baje kuri Yobu bamwishima hejuru cyane kandi bari inshuti ze. Ariko Bibiliya iravuga ngo Imana imaze igarukiye Yobu igiye kumuhumurisha, yaravuze ngo uburakari bwayo bukongerera abagabo bari baraje kumwishima hejuru. Rero mu bihe umuntu yari mu bihe, akeneye abamuba hafi, akeneye abantu bamubwira neza, akeneye abantu bamusangiza ibyiringiro. Kuko hari igihe umuntu agera ibyiringiro bigasa n'ibinyeganyeze, ariko no muri icyo gihe akeneye abantu. Rero umuntu nagera muri ibyo bihe ukabona nturi impamvu yo kumugarurira ibyiringiro, ukumva ntiwamufasha kumugarura mu byiringiro, ukumva nta kintu kinini wamufasha, ntukanabe umuntu ukomeza kumwigiza kure cyane no kumuca intege cyane. In fact uzamugaruze nibikunanira, ahubwo uzaceceke. Nibyo bintu numva nubwira abantu. Reka tugushimire cyane rero ko ubashije gutanga ihumure no kurema ibindi byiringiro, gufasha abantu kongera kwibuka no kuzirikana icyo Imana dukeneyeho, aho bari mu bihe ducitse intege, ndetse no mu bihe dufite ibyo byiringiro, icyo dukwiriye kuba dukora nk'abantu bamaze kumenya Imana. Reka nshimire nawe warudukurikiye muri aka kanya rero, nizere ko ari tubashije kumvamo kandi ubashije kunguka muri uyu mwanya. Wadufasha mu isengesho ritoya, dufatikanye muri iri sengesho kugira ngo Imana yongere igire ikirema. Imana nizi icyo ukeneye. Amagambo yose twavuze hano, Imana nizi wowe icyo ukeneye mu nk'ibi ngibi urimo. Twereke Imana ubu butumwa y'imbuto ibashije kubibwa kugira ngo ibashe kurindwa no gukurira mu mitima y'abadukurikiye. Kadusenga Imana. Mana turagushimiye, uri ibyiringiro bizima. Ni wowe Mana yacu, uri Data, ni wowe waturemye, natwe turi abawe. Ni wowe Mana iza abantu, kandi ni wowe Mana iza abantu aho bari. Ni wowe Mana iturebera mu bihe, iturebera muri circonstance, iturebera muri bwihebe tubamo. Uri Imana yasanze Hagari mu butayu bunini, yihebye cyane, amaze kuvuga ngo ntakeneye kureba aho umwana wacikana, yitaje ngo umwana adacikana amureba. Umusanze aravuga ngo uri Imana indebeye naha. Turabizi kuri Imana itureba twese, turabizi kuri Imana ireba n'uriya muntu uri mu isayo gahinda gasaze,
turabizi kuri Imana ireba n'uriya muntu uri mu butayu, turabizi kuri Imana ireba n'uriya muntu ufite ibyiringiro byanyeganyeze, turabizi ko ari wowe Mana yorema iyo mitima. Ndasabira aba bantu bose kugira ngo babere ibyiringiro kandi babere ibyiringiro bizima bihamye. Ukomeze iyi mitima iri kure n'iri hafi, uyibere ibyiringiro kandi bizima. Turabizi ko ari wowe Mana ibishoboye byose, wita kuri bose kandi ugirira neza bose neza. Mana, turakwizeye, twizeye ijambo ryawe. Girira neza bose, ubabere ibyiringiro bizima kuko ari wowe Mana yabo. Icubahiro no gukomera bibi bizawe none n'ibihe bitazashira. Amen.